Yewe asuri mu bikimwa sangiye peace ngo ni sawa ni sawa ariko ntago biba ari sawa cyane byagenze ute no kurenzaho no kurenzaho ubundi ntago biba ari sawa iminsi namwe koko mumeze bite aha use we ntubibona banemo ngira ngo ngire n'ibyo ndwana nabyo bitanandaburiza n'iki asubura iki mwana kugira ngo ukomeze kumera gutyo ngeze amahirwe ndakubonye wakene agwamba bariye ukandwana nakurwanaho gute ubukungu mbona ndenze ngano ukungu ntarikaraga cyane mana y'u Rwanda tarikaraga cyane man cyane nta kikaraga hari nagatwa n'ibintu man ibi byana bihari se bibahe ko wagira ngo hari wenda njyewe ubundi je byarambira ubundi ujya mu bana ni urikorera cyangwa uri bwaki ugize ngo nabandikorera cyangwa bwaki si ikinyarwanda ndi kukubwira ntago wumva ku buryo usubirishamo ariko nagufasha nubwo ngewe ntari umukomisiyoneri wabo hako nagufasha nkakwereka umunigo ibyo bintu bimenyereye kabisa kamukubitire koru numve nibura n'ibyo ngibyo naho ubundi wabundwanyeho ikibazo ni na kimwe rero ubundi se kirazanye maze iki binabera mu buzima sibyo kuvuga ngo babyikaraga aya ngabo ucecetse ikibazo cyawe yo salam umva se uri yes noneho hano mu kayira ukomeje gutyo uturuka iwanyu hari ahantu hari udupasiporo umukuntu imbere y'indabyo hadusange n'umuniga wanjye hari akantu ashaka kukwibariza sawa aremeye mana araje ntabwo yakanga n'iniga agukubita ipengeri kabisa ipengeri goko OG yewe umeze ariko wibutu zimeze bite nijyaga mbanze none se ubundi mapu zimeze gute mapu iki ni igiki niko kumbona washuko hakiri kare nimuzana sumwe ate twambesire kumbwira nabi kuntu mva ufite ibigamo byinshi ninyo kujya kuzacyamo mushiki wawe oya rwose ntabwo ari tetwa rero cyangwa ngiye cyo kikuzanye n'ikimuje gukora akazi ngaho mbwira akazi ngiye gutuma cyane ashaka ipengeri genda rifite n'ubundi umwumano n'uwa bose ngiye kubazanira cyane inoti y'igihumbi mitamo kwakwanya fast twembe yes ubundi mwikize cyabagenda sawa reka reba ndanduma ndamubwiye ikibazo mfite kare akajya kunzana ibintu iturimwe fata mbese ndabona unyotewe cyane ngerekana igendere nyine ngo usigire ibyawe wirwaneho sawa ariko rifu ubona papa atatunanira se ubona kitwitaho n'abana ariko abasanga afite abandi bana yita kubera ko n'ibigo tumutekeye ntabwo akibirya ariko uyu munsi araza kutubwira ahantu asanzwe aba muri iyi minsi bana ndagiye musigare mwita nk'uko musanzwe mubimenyereye n'ubundi twarabimenyereye kandi tugira utugambo agakobwa ariko ubundi wowe uzabyigira kugeza ryari kugeza mpfuye namwe mukuze sibyo mwiteho umurendaza noneho uyu munsi yarabiruyibwira ko mbona ari nk'aho amasaha agiye kungereraho naga kugeraho naje shaka kugira gute se naje hari ibyagiye ku isoko bitavayo imeze gute sasa amakuru meza urakomeye yego ndakomeye ngiye gahunda wasigurite byabaye ikibazo nubize ko imiti yose nyikora ufite ikihe kibazo nicyo nashakaga bimeze bite ko butandero waretse nta kibazo ariko kureba wasaza reka kuneza wanyine reka kugushwaniramo ko mwese ndabakorera serivisi mwese ubundi wowe sasa urashaka iki ngiye naje kwigurira nanjye rero naje kwigurira rero twumvikane twe gushwanira mu isoko oya nimushwanire tubwire ku biciro twegereye magana 110 urumva ariyo wampa rega ibintu byarabonetse base no kuri kwimana umwana nkanjye ariko wamburi n'inyanya
n'inyanya zibimene ku isoko ibaze ni ukuri kw'Imana data wowe uratanga ngaho n'igihumbi rataguye mwumva we nana yandi wakongeraho 6 yego ko ahubwo bugumye aho ngaho ugiye tuzavugana reka njyane n'umwana ufite amafaranga reka twigendera aho ni ibi ngibi bajyana ibyo se ndajyana nyine Salam. Meze bite? Wane. Meze neza. Ibintu ni umutekano. Nyine ariko usibye ko bitari cyane. Bera iki bitari cyane. Hari iki? Ni kwaje gahunda nyine bite birangira. Bita ni komereza. Abirenze no makare kugenda. Injira. Musiko muri kinyakutse. Banza winjira nta kibazo. Iki kiyutongo ndagitwara gishoborera. Mbega akazi mvuye mu mwana yawe ukabyara ujya kuko abapadiri barutse imirimo n'imihati uzi yuko gutwara ariya mayutongo biragoranye biravunanye nisendamirwa aka kazi mu buzima sinzanagasubiramo tuyamenya ko ari uko bimeze mbara asubwa abagabo nkamwe mwabaye mute umva we n'undi mutsi w'ikiryo ntuzongere no kunyumisha urandebera wowe akantu karandya nkagira ubwo nyura n'ubupira bwawe kwamezi n'undi munsi n'ikindi gihe ntuzongere kwirirwa ukinisha umuntu usurigira gute ukoze ukumubona impagararo ukubona agenda bitandukanye byose biri mu baturage